Pastor Mutesi nanone aragaruka nawe kuri YouTube aravuga ngo Fani birutsi bya Pastor Mutesi ngo aracyari mu mwanda we nyine aramwandagaza cyane uko adakijijwe urumva hariho n'ibindi byinshi wenda tudashaka kugusubiriramo nk'umubyeyi rero wumva ibyo byose bibera muri izi mbuga Pastor Mutesi ntekeza ko ushobora kubona muruta n'abandi benshi bitwara nabi izi mbuga tuzitwareho gute ko umuco urimo uragenda utakarira kuri izi mbuga kubera gushaka views no kwitwara neza ntabwo izi mbuga arizo mbuga nkoranyambaga ntabwo ari imbuga yo mu rugo rw'umuntu akora ibyo yishakiye ni ibintu abantu bagiye guhereza isi yose ntabwo ari ukubishyiraho ibintu biterekeranye ibintu nk'ibyo bisebya abantu bipfobya bikubita hasi igihugu umuntu ugasanga avuze amagambo adafite epfo na ruguru arimo arashaka amafaranga ntabwo ari byiza kandi Pastor Mutesi uwo nguwo si ubwa mbere mwumvishe afite ingeso mbese nk'umuntu w'umupasiteri wijandika muri ibyo gusa hari aho abantu bayobora ntaho harimo bajyana Pastor Mutesi n'ubundi wari usanzwe umwumva njya mwumva cyane ariko uko umwumva wumva atitwara nk'umubyeyi yamba numva atitwara neza ntabwo kugira amafaranga bituma umuntu yiyandagaza yego cyangwa atagaciro agatesha n'abandi amafaranga ugenze neza wayageraho yego aho kugenda mu bintu biterekeranye usebanya ntabwo ari byiza Bosco Empire kuba warakoze icyo kintu ukavuga yuko ise wa Kasuku afite ubumuga bw'uruhu ukabikoresha nk'intwari imusubiza inyuma umenye ngo warenze umurongo utukura ikindi cya kabiri completely ufite ivangura simvuze ngo ni ivangura ry'amoko ufite ivangura ruhu rijojoba kandi ibyo bintu si byiza buri muntu wese ku isi akeneye kubaho k'umuntu ntago abisabira uburenganzira undi kubaho k'umuntu abongereza nibo bakunda kuvuga ngo ni individual ku giti cy'umuntu rero reka gukora ikintu kimeze kuriya uharasinga abantu bakorera harassment kora ibiganiro wenda bisanzwe kuri uterana amagambo na Kasuku ntacyo bitwaye abantu ariko bire turiya tuntu utangiye kujyamo ngo twase wa Kasuku ngo ufite ubumuga bw'uruhu ibyo bintu nkanjye nk'umuntu watangije umuryango uharanira uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda icyo kintu wakoze kira kintu wakoze ni kibi cyane ntago nagutekerezaga ko wakora ikintu nka kiriya Bosco Empire rwose ntago nabitekerezaga uri umusore w'umujene uracyari mutoya ntumvise rwose ngo n'imyaka ufite ndanakurutaho urumva ko no kukugira inama tatera umugeri genda gakeya umura amafaranga uzayabona kandi naho ugeze si habi nyine we yakoresheje imvugo nyandagazi ngo ari nyamweru urumva icyo uwo Bosco azana n'ifoto yerekana ko ngo Kasuku nyine ifoto ya ngo ya se wa Kasuku kandi yarabeshyaga ni yakoreshaga AI kamuha ifoto mbo abikoresha nyine nk'ikintu cyo gufata Kasuku nyine akamushyira hasi akoresha icyo kintu cyo kuvuga ngo wowe ngo nta jambo ufite ngo kuko ngo so ngo ni nyamweru none nk'umuntu wabyaye abana bafite ubumuga bw'uruhu nk'uwo muntu Bosco Empire wakoze icyo kintu niyihe nama wamugira ko nabonye avuga byinshi yewe ngo niyo umuntu amukoze ikiganiro avuga ibivugwa n'ibitavugwa ntabwo ari byiza uko mu biro bya udahatse yagira n'ubumuga bw'uruhu yagira n'ubw'ingingo yagira kandi ibintu byose turi mu isi twambaye umubiri yego kujya yitonda rero kandi ntawe uzeje uko bizamera mubyaye mu muryango we yahavuka kandi si na ngombwa kugira ubumuga bw'uruhu ubumuga ni ubumuga nyine icyo ntabwo ari ikibazo buri cyo kurya nari ntunzwe n'ifiriti makaroni ibiryo byiza inkoko iwacu twaramenyereye kunywa amata bya mu buzima bwo gutungwa n'amazi noneho nta naho kuba ngenda gutyo twabaye ahantu mu ishyamba w'abana nkajya Imana bakajya bajya kuncira agasheke mwisenge neza akajya kunyibira agasheke tukarara tuhekenya ibisheke ndwara ikintu bita ubuheri ku buryo inzara yaranyishe mbese numva ko inzara noneho tuvuye mu bihe bitoroshye ninje no mu bindi bihe by'inzara byari ibintu bitanyoroheye ariko abantu bose bakavuga bati ejo bazaba bapfuye baza bakareba bagasanga turacyariho ejo bazaba bapfuye kugeza ubwo gutyo twabonye umushinga leta nziza iratuvuganira bazashaka abaterankunga batwubakira inzu rero numvaga ntabwo ndi mujye muri byinshi numvaga iyo nzu tuzayibanamo none nayo babwiye nabwo ati umuhungu umwe uko nzi ko ntacyo bazabasha gukora ariko nkavuga nti basi nge nzaba hafi nge nzaba wumvaga tuzibera muri iyo nzu nge na Fideli nkamuha icyumba kimwe none nibamara no gukura uzayashaka umugore umwe nzamushyira mu cyumba undi mushyire mu kindi
numvaga nta bundi bushobozi ariko wumvaga tuzashakira muri iyo nzu ntugashakira mu cyumba kimwe n'undi mu kindi nanjye nkaguma ibibazo ubwo buzima twari kuba turimo. yego ariko Imana yarahabaye tugira leta nziza ndabashimiye urabona ibi byose ntabwo ari imbaraga zacu ni uko bajya babafata amaboko bakaririmba bakamuha amafaranga ahantu hose akagira ubwisanzure ahandi ntabwo abana bafite ubumuga bagenda nk'uko bagenda ijoro ryose baragendaga bakaririmba kuraho za tuwarete ariko uyu munsi wa none ariko uribuka ahantu bacukuye tuwarete bakanga kuyitumamo Fideli harya Fideli niwe wayicukuye umuntu ngo araza ati tuwarete yacukuye n'abantu bafite bameze gutya mu isibe tutazagwamo hasi hahura n'imyaku bahita bayisiba ariko ahubwo uranyibukije ngo barayitabye ni umumama wabibabwiye ariko wa mumama ariko uriya mumama uze kumunyibutsa inyuma ya kamera uriya mumama yatugenzeho kuva kera ariko turacyariho ntumukagire ikibazo sina wa wundi wasanze ndimo kubaka inzu hano akavuga ngo iriya nzu ngo ni nziza ariko nta mugore azabona uriya wayubatse ngo aka kazu kari gapimye neza ngo nuko wakubatse nta kigenda nta mugore azabona. Yes, reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze mwebwe mukurikiye Umurishyo TV aho muri hose nizere ko mumeze neza cyane nanjye ndamahoro ndashima Imana cyane. Rero ndagushimira wewe wakanze subscribe aho uri hose ku isi sinzi igihugu uherereyemo ariko aho uri hose Imana iguhe umugisha. Ikindi kuba mwarandindiriye channel ikaba yari imaze igihe idakora ubwo kuba wararindiriye nyine ukadutegereza Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Rero nkuko mubibona ntabwo nshaka kwizimba mu magambo hano nicaranye n'umubyeyi ni umubyeyi benshi mwabonye ejo bundi mu minsi ishize igihe bamfungaga. Uyu rero ni mama wanjye ni mama umbyara. Murabona yuko umuntu umaze kugira umuhungu ungana gutya nka Karabo k'Imana uko biri kose nawe yego si umukecuru ariko amaze gukuramo kuko mfite na mukuru wanjye. Reka rero ntangire mwakira ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Reka musuhuriza abantu badukurikiye. Nansuhura Imana ndamukiriza. Yego rero nyuma ya cya gihe yuko mfunguwe ntabwo wigeze ugaragara mu binyamakuru. Abantu bashobora kwibaza bati umuhungu wawe kuba waramubonye avuye mu myenda y'iroza agasubira mu buzima busanzwe nta n'igihe kinini gishize uriyumva urabyiyumvamo gute nyine uriyumva uti? Ni umunezero udasanzwe ndishimye nshima Imana ashima igihugu n'ubuyobozi bwiza byatonguye abantu biranatangaza ariko numvaga nari mfite icyizere cy'uko muzatanga uko nzi ko leta yacu n'umubyeyi ni umubyeyi rwose ndabashimiye abayobozi b'igihugu abakuru b'ingabo polisi mwese ndabashimiye nigeze kubashimira ndi ahantu twari turi ku rukiko rwa Kicukiro ndebye isuku mufite abakobwa imisatsi irafunze ndeba ukuntu mukeye ngira abakuru b'ingabo nabo ngo ndabashimiye na polisi ndishimye n'ibinezero kuri njyewe yego kandi abantu barabona ko koko urahari ni byiza. Nanjye ndashima Imana rero kandi nawe ndagushimira by'umwihariko. Murakoze cyane. Waritanze ugaragaza urukundo rwinshi cyane nk'umubyeyi biriya bijya bibera isomo n'abandi babyeyi kuko hari ababyeyi ubu ngubu babaye nk'ibisimba ahubwo bo aho kugira ngo bababazwe n'umwana ko wenda umwana yaba yakoze agakosa cyangwa se yagize gute ahubwo wakumva ko uwo mwana yajya kumusabira ko bamufunga. Hari ababyeyi bajya gusabira abana ko babafunga ariko dushimira Imana ko ababyeyi nyine nkamwe mu gifite urukundo mu gihari Imana iguha umugisha cyane byaranejeje. Ubwo rero iyi cano ni cano mbere najyaga nkoreraho ibiganiro ubwo ndimo ndakuganiriza ariko mbwira n'abantu badukurikiye nyuma iyi cano yari yaranazamutse ngeze mu masaha 5,000 nkoraho ibiganiro byinshi. Cano iza kugira ikibazo muri bya bihe nyine YouTube yari irimo iravugurura ibintu by'amacano bayirega ngo nimba ari ibyitwa ngo sinshaka kubisubiramo kuri iyi cano kugira wenda amarobo ataza kumva mbivuze akaba yakongera agasubiramo ikosa yakampanira icyo kintu wenda mvuzemo.
icano rero bahita bayidemonetiza. Bayidemonetije ubwo no kuvuga ngo kuyidemonetiza ni ukuyikuraho ko itazongera guhembwa cyangwa se itazigera ajya mu murongo wa cano zihembwa. Bo cano ibayeho ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, amezi 7 ashize ngiye kubona, ariko nari mfite inzozi numvaga ko icano yanjye izakira. Ariko abo mpamagaye bose bompamagaye akambwira ati iyo yararangiye jugunya. Ngiye kubona sinzi ukuntu nagiye muri YouTube studio gutya ngiye ndebye nkanzeho mbona yakize. Ariko ikira hari umunyamakuru witwa Pasi wo ku Mpanuro TV namushimire cyane, musabe n'inkunga yo kugira ngo ibi biganiro bimfashemo kugira ngo ndebe ko nyine natora imbaraga abantu bakandeba ari benshi. Mbo ngiye kubona mbona nyine yagarutse ku murongo, biranezeza cyane, ariko igarukana ibiganiro narabisibye byose byo nakoze. Ubwo ngo iyo usibye ibiganiro amasaha yose ahita avaho. Ubwo twongeye gutangirira hasi rero. Haracyari byiringiro. Yego turaza kuganira byinshi cyane, ariko ndagira ngo mbwire abantu muri hirya no hino, abanyamakuru n'abandi bantu mukoresha imbuga nkoranyambaga mugerageze mu supporting. Ni urugendo rushya ntangiye kwikorera. Yego ntibivuze ko n'abari abakire bandi ntazajya mbakorera, ariko navuga ngo ubu ngubu nibwo ntangiye urugendo rwo kwikorera byanyabyo. Kandi buriya umuntu yaravuze ngo iyo ukorera abandi biragoye ko wakira ngo urenge boss, urenge ugukoresha. Ariko iyo wikorera uba ufite amahirwe menshi yo gukira, ahubwo ukanarenga boss. Ubwo rero ndasaba abanyamakuru, ndasaba Theo Ukwezi TV nsharingira ikiganiro nko kujya ubikora, Samu Mutungirehe wahoze ukorana na Scovia, ndagusabye nawe unsupporting. Kasuku Jeskizo wa Mipango unsupporting. Big Man kuri JB Rwanda, Nepo ku Rugendo TV, Pasi wo ku Mpanuro TV we nakuvuze, Baraka TV n'abandi benshi mu supporting, Pionika, Janvier Romeo n'abandi mwese mu nkorere share. Bon rero ikitumye nanone nkuzana mu kiganiro mbere yuko tunashima Imana, nagira ngo iyi cano uze kwihesha umugisha, ariko nanone tuze no gutanga inama abantu bari bamaze igihe batakubona. Ariko uratuje cyane wagira ngo urarwaye. Maze igihe ndwaye. N'ubu ndarwaye ariko ndimo ndoroherwa, mfite imiti. Hari umuntu rero ni ukuvuga ngo ariko kuburwaye ibyo Imana igukize, turakomeza turagusengera. Hari umuntu nshaka kubanza kwamamariza. Uyu muntu afite company ikomeye cyane icuruza imbwa. Acuruza imbwa z'inzungu. Ubwo ngo ikibwana kimwe ashobora kukigurisha 500,000 cyangwa wenda sinzi ashobora kunegusa, ariko yambwiye ko ziba zihenze cyane. Acuruza imbwa. Ubwo ndagira ngo mbwire n'abandi bantu babakire bashobora kuba badafite imbwa cyangwa izo mufite zishaje, simbuza izo mbwa zishaje muzihindure muzane izikiri ntoya. Reka mbahamagarire umuntu ucuruza imbwa. Company rwose azi no gutoza imbwa cyane. Ushobora kuba umuguzeho imbwa ariko ukakenera ko niyo mbwa yawe ayitoze, arabigukorera neza 5 kwa 5. Kambanze muhamagare gatoya. Ariko ubu kikiganiro mu gisharinge mwo kabyaramo. Mama turicaranye iminsi nzazana n'umuryango, ubwo umwana zane madamu, mukuru wanjye nawe muzamubona, n'abashyitsi bazajya bagenda baza, abastari nzajya mpuza n'uyu muryango. Ariko usibye n'ibyo nzajya ngenda nakira n'abandi batumirwa batandukanye atari hano muri sari wanjye, dushobora no guhurira ahandi hantu umuntu asetingira aho ngaho. Uraho neza Bwana Hasani? Umeze neza? Nkwamagaye ndi mu kiganiro live. Nari ndimo ndabwira abantu yuko ufite company ikomeye cyane ikora ubucuruzi bw'imbwa ariko z'inzungu. Ubwo rero nagira ngo abantu bibwire, ubabwire naho uherereye, naho izo mbwa nyine bashobora kuzisanga mu magambo nyine mu ncamake. Okay, niwange nitomana kabasane. Ndi dog professional hano Kigali mu Rwanda. Ndetse no hanze y'igihugu twe tutanyinga
zijyanye na German Shepherd na Rottweiler, Macanicross, na Bogu, za Maltese. Ntabwo ducuruza imbwa zitari inyarwanda ariko zimwe ziva hanze. Ntabwo rero dukorera hano Kinyinya n'icyicaro kiri ufashe Kinyinya n'umuhanda ujya umuhanda mu Birembo. Kampani yacu iri naho famu y'imbwa site yayo uje gusura ntiwayisanga. Rero umuntu wese wumva ukeneye imbwa ziri mu bwoko rero waba address nk'umunyamakuru twemera bakaba babasha kutuvugisha tukabaha address yaho turi. Yego ni ukuvuga ngo ndaza kubaha aderesi yawe ndabaha nimero yawe. Nta kibazo. Ni ukuvuga ngo imbwa ucuruza ziri mu moko atandukanye abantu bazi wenda batari babizi babimenye imbwa buriya ziba zitandukanye. Ziba zitandukanye. Niyo navuga ngo tugira German Shepherd, Bogu, Rottweiler, Macanicross, Great Labrador, Maltese n'azo mu nzu. Urumva ni amoko y'imbwa atandukanye. Bado tugira amoko y'imbwa ari nka 200. Yego. Niyo mpamvu imbwa ubona zose igice ku mbwa usanga ziratandukanye. Niyo mpamvu hari abantu baba babimenyereye babizi. Shaka imbwa azi neza uburyo azubwaye. Yego ubwo nimero yawe ndaza kuyitanga ariko none adukundira se wazatwemera tukagutumira mu kiganiro live wenda ukatuganiriza n'abantu bakureba keretse wenda niba wenda udashaka kujya kuri kamera. Nta kibazo nta kibazo kana cyo cya kamera afite wazambwira. We turanabinoza neza turashaka kugira ngo nyine tuba bafatanyabikorwa bawe nyine tujye tukwamamariza mu minsi mike barajya babona n'utu video tubanziriza ikiganiro nyine two kwamamariza umushinga. Nta kibazo rwose nanjye nabyishimira tubajya kubikorwa. Kurumva ukora akazi kakwinjiriza nawe kakanjiriza nabyo nabyumva rwose nabyishimira cyane gukora nawe. Yego murakoze cyane. Rero reka mbanze ntange nimero y'uyu Hasani. Umukeneye nimero ya Hasani uyu muntu ucuruza imbwa ni 0 abari hanze andika akamenyetso ko guteranya 250 7 8 94 34 078 078 yitwa Hasani afite ubucuruzi bw'imbwa akorera hari Kinyinya ariko aho uri hose no hanze y'igihugu afite ukuntu akorana n'ibigo by'ubwikorezi bwo mu kirere akaba yagira gutya iyo mbwa wamuguzeho akayipakiza akayikuzanira. Nuko ni izo mbwa twari turimo kwamamariza za Hasani. Ariko n'ejo bundi hari umuntu waciye ahavuye kwingura inama. Iri isanzwe. Oya zisanzwe ntabwo zigezweho. Ziba zifite amaguru maremare. 40,000. Ziriya bavuga bazita ngo ni Inyarwanda. Ubundi we acuruza iz'inzungu. Yayiguze 40,000 umuntu. Ngayibaza imbwa y'Inyarwanda 40,000 iz'inzungu zirahenze cyane. Kandi nigeze kuyibona hariya mu Rwanda ndayijugunye. Ni abana mugene mujye kibwanirizo kiri giturutse. Ariko hari ikintu njya nibaza. Imbwa kuki imbwa iyo ari yo yose umuntu yayibonye avuga ngo dore imbwa. Kandi hari n'igihe aba ari imbwa gusa twavuga ngo iki ibwagura. Ngo imbwa ni imperumwe ni imbwa gusa twavuga ko ari iki ni itabwagura. None ibwagura ubwo yakaba yari imbwakazi. Abantu bose iyo abantu babonye imbwa bayita iyo ari yo yose ngo ni imbwa kandi imbwa ni imperumwe. Nkuko wenda urugero wabona nk'inka cyangwa ipusi se wavuga ngo ipusi inka yiri mu hari ubwo inka yiri mu bumwe gusa ni umwe ariko n'aho bazibona mu ifamu se bavuga ngo ziriya ni inka. None si inkoko mu isoko ko bavuga inkokokazi n'inkoko. Ni sake babivuga bitewe n'uko bashaka kubisobanura cyangwa iyo bashaka ariko bayibonye igenda bavuga ngo dore inkoko. Mu magambo make uwo muntu acuruza imbwa zitandukanye iz'imperumwe n'iz'imbwakazi. Abantu niko bimeze gusa nyine ni inyito nyine ibiteye ubwoba abantu babyumva ukundi kuntu ariko niko babimeze niko zitwa. Twigarukire hakuno ubwo rero
mandagira ngo uduheshe umugisha kuri iyi channel. ni ukuri Uheshe umugisha w'ababyeyi. urakora Mm. ijambo ry'umubyeyi rirarema. Hari abantu rero bari bamaze igihe barakubuze ku macano, wenda bongeye kukubona muri cya gihe nafungwaga, wenda sinzi bashobora kuba bazi ko wenda udakunda kujya kuri kamera. Ndabikunda. Mbonye umuntu ntumira njyaho ntacyo biba bitwaye. Nibyo. Hari abantu rero nanone batazi ko ubu watangiye urugendo rwo kuririmba. Jya wamamarizamo. Ndaririmba. Ndanabizi, urabizi. Indirimbo zikoze ziri, mfite n'izindi zidakoze, mfite album zikoze n'ebyiri ariko nta mashusho zifite. Ariko ni nziza, abantu barazikunda. Nkaririmba hirya no hino mu rusengero n'ahandi, nziza. Nshimire n'abantu bamfashije kuzikora. Hari umumama wo mu Bubiligi yamfashije gukora iya mbere. Claudine. Claudine, Imana imuhe umugisha. N'ahandi hariya Gaseke iya kabiri nibo bankuriye, nabo ndabashimiye. Pasiteri waho n'abandi bagiye bamfasha nyine kuntumira hirya no hino, nabo ndabashimiye. Kandi turacyari kumwe, nubwo insengero zimaze igihe zidakora nyinshi, ariko iyo mbonye akanya ndasimbuka nkaririmba, ibitangazamakuru nkaririmba. Ahubwo muzantumire no ku maradiyo. Ku maradiyo ni ngombwa. Ku maradiyo ni ngombwa, ugomba kujya abantu bakamenya ibihangano byawe. Abanyamakuru ubwo bakora ku maradiyo, ubwo nizere ko babyumvise, bagomba kugutumira. Nujya gusoza, nitujya kugira gusoza ikiganiro, uratanga nimero. Rero wenda kuvuga no gutaruka, izi mbuga nkoranyambaga uhasigaye hari ibintu biteye ubwoba. Izi mbuga abantu kera bajyaga bagira umuco, bakamenya uko bitwara, bakamenya amagambo bavuga, bakamenya ibyo batavuga. Mu minsi ishize hari umuhungu witwa Bosco Empire. Yitwa Bosco ariko afite channel yitwa Bosco Empire. Yaje gushyamirana n'umushuti wanjye witwa Kasuku. Kasuku ngire ngo uramuzi. Ariko urabizi ko tujya dukorana ibiganiro. Uwo Bosco rero azana amakuru ko ngo Kasuku ngo papa we nyine we yakoresheje imvugo nyandagazi, ngo ari Nyamweru. Urumva? Uwo Bosco azana n'ifoto yerekana ko ngo Kasuku nyine ifoto ya ngo ya se wa Kasuku, kandi yarabeshyaga yakoreshaga AI ikamuha ifoto. Mbo abikoresha nyine nk'ikintu cyo gufata Kasuku nyine akamushyira hasi, akoresha icyo kintu cyo kuvuga ngo wowe ngo nta jambo ufite, ngo kuko ngo so ngo ni Nyamweru. None nk'umuntu wabyaye abana bafite ubumuga bw'uruhu, nk'uwo muntu Bosco Empire wakoze icyo kintu, niyihe nama wamugira? Ko nabonye avuga byinshi, yewe ngo niyo umuntu amukozeho ikiganiro avuga ibivugwa n'ibitavugwa. Ntabwo ari byiza, kuko mu biro bya udahatse yagira n'ubumuga bw'uruhu, yagira n'ubw'ingingo, yagira kandi ibintu byose turi mu isi twambaye umubiri. Yego. Kujya yitonda rero, kandi ntawe uzeje uko bizamera. Mubyaye mu muryango we yahavuka, kandi si na ngombwa kugira ubumuga bw'uruhu. Ubumuga ni ubumuga nyine, icyo ntabwo ari ikibazo. Ahubwo ibyo ni imyumvire biri hasi. Ahubwo ikindi kintu nshobora kwibaza, urumva we yakoreshaga iyo ntwaro ngo yo kumwumvisha yuko se ngo afite ubumuga bw'uruhu. Icyo bitwaye ubu se ntitwabyaye, sifite umwana wanjye ahantu azajya bazamucecekesha bakoresheje icyo kintu, ngo papa wawe ngo afite ubumuga bw'uruhu, ngo cyangwa turabizi ko papa wawe ngo iki n'iki. Ubumuga se ko ntawe ubihitamo, ariko ntawe uhitamo uko avuka, ko Imana yakuremye ubwo aba ari uko. Iyo rero ndumva ntimwana bitindaho, waravuga uko abyumva, kandi ngo niyo myumvire, ariko nta kintu biba bitwaye, nta n'uwo byagakomerekeje. Gusa ikindi kintu nakongeraho, uyu Bosco Empire Kasuku yamushinzaga ko nyine ngo Bosco ngo afite ngo ingengabitekerezo, kuko Bosco yaranahunze ngo ahunga ngo agatsiko ngo k'abantu ngo bashaka kumugirira nabi, ariko akaba atagaragaza abo bantu abo ari bo. Muri make nawe yagiye mu bice by'aba Ezekiel aho bariza Uganda. Bosco avuguruza Kasuku avuga ati yewe singira ivangura,
ati ariko ati nubwo ntagira ivangura ati Kasuku uyu nguyu mubona ati se afite ubumuga bw'uruhu. None se ikintu ngira ngo mbaze, ubundi ikintu bita ivangura Bosco yahakanaga kadafite ni ikihe? Ivangura ntirishingiye ku bwoko gusa, kuba umuntu bashobora kumurobanura ahantu bamuziza uko yavutse. Ivangura rishingiye n'umuntu ashobora gukora ivangura ruhu cyane, biriya nabyo bigize ingengabitekerezo mbi yavamo na jenoside. birayigize, Yes, yaba ari itoteza kuziza umuntu uko yavutse ntabwo aba ari byiza. yego. Kandi ni nabyo iki gihugu cyanga cyane, nawe ntabwo bimuhesha ishema mu bandi cyane. Ntabwo ari byiza. Ikindi hari n'ababyeyi baba bamukurikiye baba barabyaye abo bana, cyangwa se n'abo bana bafite ubumuga bw'uruhu bamukurikiye, si n'abana gusa harimo n'abasaza, bajye bagerageza kumenya ko uko biyumva, uko bashaka ko abantu babaha umwanya, babaha agaciro, bumve yuko natwe ariko agaciro tugakeneye. Natwe abantu bafite ubumuga bw'uruhu bikeneye kubaho neza kandi tukabaho mu buzima buzira umuze. So rero ngicyo wenda umwanzuro naha Bosco Empire, ndabizi ko nkurikiye Bosco, mu biganiro wajya gukora mbere byari byiza, urabizi ko rimwe na rimwe wajya gumpamagara no mu biganiro byawe, ariko nkimara kubona ukoze biriya biganiro bimeze kuriya, ubwira Kasuku ngo afite ngo nyina ngo se ngo ufite ubumuga bw'uruhu, nkabona nicyo aricyo kintu washyize imbere cyane, ugaragaza yuko ari icyasha kuri Kasuku. Aka kantu none n'umukameramani wangeza kukibuka kankirira imbere. Bosco Empire, kuba warakoze icyo kintu ukavuga yuko ise wa Kasuku afite ubumuga bw'uruhu, ukabikoresha nk'intwari imusubiza inyuma, umenye ngo warenze umurongo utukura. Ikindi cya kabiri, completely ufite ivangura. Simvuze ngo ni ivangura ry'amoko, ufite ivangura ruhu rijojoba, kandi ibyo bintu si byiza. Buri muntu wese ku isi akeneye kubaho k'umuntu ntabwo abisabira uburenganzira undi. Kubaho k'umuntu, Abongereza nibo bakunda kuvuga ngo ni individual, ku giti cy'umuntu. Rero reka gukora ikintu kimeze kuriya uharasinga abantu bakorera harassment. Kora ibiganiro wenda bisanzwe kuriya uterana amagambo na Kasuku, ntacyo bitwaye abantu, ariko biriya turiya tuntu utangiye kujyamo ngo twase wa Kasuku ngo ufite ubumuga bw'uruhu, ibyo bintu nkanjye nk'umuntu watangije umuryango uharanira uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda, icyo kintu wakoze, kiriya kintu wakoze ni kibi cyane, ni kibi cyane. Ntabwo nagutekerezaga ko wakora ikintu nka kiriya Bosco Empire, rwose ntabwo nabitekerezaga. Uri umusore w'umujene, uracyari mutoya, ntumvise rwose ngo n'imyaka ufite ndanakurutaho, urumva ko no kukugira inama utatera umugeri. Genda gakeya, umura amafaranga uzayabona, kandi naho ugeze si habi. Nuko nuko wenda tujye no ku mpanuro twatanga ku bana, kuri izi mbuga nkoranyambaga. Ubundi izi mbuga nkoranyambaga nkawe iyo zikurikiye, ndabizi ukunda kuzikurikira, abantu baziriho bitware bate? Nk'ube ejo nanone umusibe, ejo hari umupasiteri witwa Pastor Mutesi, yagize gutya atanga sheke itazigamiye, nyine idasinye, ayihereza abakene yari agiye gufasha, abasigira 10,000. Noneho ba bantu yari yahaye sheke ngo bagiye kujya kuyirotira, kubikorotera amafaranga, basanga amafaranga ntayari kuri konti. Pastor Mutesi yumvise byamukaranye, nawe ajya ku mbuga yitwaje n'uwundi muntu bari kumwe, bafite ya mafaranga 500 bari bemereye wa muntu ngo yo kugura umurima, ngo bari baranze kuyaha uwo muntu ayo mafaranga, ngo kubera ko ngo uwo muntu ngo ari umunywanzoga ngo niki. Ariko amakuru twaje kumenya nuko ngo uwo muntu ari n'umucuranzi mu rusengero rwa ADEPR, nta n'ahantu ngo ahurira n'inzoga. Birangije undi mupasiteri nanone witwa Pastor Fanny ahita aza avuga kuri Pastor Mutesi, amuvugaho nyine, amuvuga nabi, amuvuga ko ibyo bintu yakoze atari byo. Ngira ikiganiro cyose nanagikurikiye neza. Pastor Mutesi nanone aragaruka nawe kuri YouTube, aravuga ngo Fanny birutsi bya Pastor Mutesi ngo aracyari mu mwanda we, nyine aramwandagaza cyane. Uko adakijijwe, urumva? Hariho n'ibindi byinshi wenda tudashaka kugusubiriramo nk'umubyeyi. Rero wumva ibyo byose bibera muri izi mbuga, Pastor Mutesi ntekeza ko ushobora kubona muruta n'abandi benshi bitwara nabi. Izi mbuga tuzitwareho gute ko umuco urimo uragenda utakarira kuri izi mbuga kubera gushaka views? Ukwitwara neza, ntabwo izi mbuga arizo
imbuga nkoranyambaga ntabwo ari imbuga yo mu rugo rw'umuntu akora ibyo yishakiye. Ni ibintu abantu bagiye guhereza isi yose, ntabwo ari ukubishyiraho ibintu biterekeranye, ibintu nk'ibyo bisebya abantu, bipfobya, bikubita hasi igihugu, umuntu ugasanga avuze amagambo adafite epfo na ruguru, arimo arashaka amafaranga, ntabwo ari byiza. Kandi Pastor Mutesi uwo nguwo si ubwa mbere mwumvishe, afite ingeso mbese nk'umuntu w'umupasiteri wijandika muri ibyo, gusa hari aho abantu bayobora ntaho harimo bajyana. Pastor Mutesi n'ubundi wari usanzwe umwumva? Njya mwumva cyane. Ariko uko umwumva wumva atitwara nk'umubyeyi? Mba numva atitwara neza, ntabwo kugira amafaranga bituma umuntu yiyandagaza, yego, cyangwa atagaciro agatesha n'abandi. Amafaranga ugenze neza wayageraho, yego, aho kugenda mu bintu biterekeranye usebanya, ntabwo ari byiza. oya nibyo mujye mubagira inama, kuko buriya nyine kuba muhari bizajya bituma barushaho nabo kugarura agatima, gusubiza agatima impembero. Ko Pastor Mutesi mbere njye nanamukundaga, najyaga no mu biganiro nkamuvuganira, ariko ahantu naboneye ko ibintu ubwo mbona kuri kamera atandukanye, najyaga nkora nk'ibiganiro. Bwa mbere nakoze ikiganiro muvuga neza, ubwa kabiri, ubwa gatatu, nyuma yaho nkajya mbona araremera abantu, bya bindi bita kuremera abantu, arafata bitwa ngo ni ba Pastor Justin, nkabona agiye kubaha imiceri, agiye kugurira umugore w'igitenge, nyine nkabona arimo arafasha abandi bantu ku ruhande. Noneho njyewe nakora nk'ikiganiro namuvuganiye, agahita yandika muri comment ngo Karabo k'Imana ngo ndashaka kumufasha cyane, ukabona ko nyine na channel yanditseho ni ya Pastor Mutesi. Noneho njyewe nkagira ngo ni ibyanya kuko numvaga izina titre Pastor, nkumva ari umuntu utabeshye, kuko yigeze no kwandika muri comment umwaka ugiye kurangira ngo Karabo k'Imana umwaka n'ujya kurangira mu nyibutse ndamugura agafuka k'umuceri. Ibyo bintu ntiyabikora. Hita mbona ko hantu harimo koko no guteka umutwe, haba harimo itekamutwe, haba harimo ubutekamutwe nyine gushukana. Biriya bintu rero barimo gukora, njye nagize amahirwe, mistake nari naguyemo, ngira amahirwe nyivamo, ariko bitwararika amategeko y'u Rwanda ntago arya ruswa. Biriya bakora batangiye kurenga umurongo, harimo n'ibigize ibyaha. Barahanwa n'itegeko. Hari abantu ubona ko hari nk'ababyeyi ubona nk'abo ba Pastor Mutesi, ni ababyeyi bakuru, ntabwo bari byerega, ni ababyeyi ubona bagatanze urugero ku bana. None se ubwo niba nkuriya akora utuntu nka turiya two guteka umutwe, kandi agaragara ko akorera Imana, noneho amplis ari na mukuru, ngaho tekereza abari munsi ye, arimo arabaha ubuhe burere? Urayobora gute se ahubwo? Arabayobora gute? Arabavana yabajyana, ntabwo ari byiza. Noneho kuvuga ngo uri pasiteri se ni ibintu byo gukinaho. Oya, niyo mpamvu dushimire n'igihugu cyacu cyagize gutya, bakareba bagasanga insengero ibintu birimo birakorerwamo habaye isenga ry'abambuzi, bagahitamo no kuba bafunze zimwe. Tubashimire cyane, bari batangiye kujya babonaga buriya yararebye, leta wacu areba kure cyane, yararebye asanga ibintu ntabwo uyobora abantu bihari, ahubwo ni ibintu by'imitwe utamenye biva niyo bijya. Zihagaritse ngo wanze uzajya ugitwara neza, bashyira ku murongo, bizitagenda neza bakuraho. Ubwo niba ibintu byo mu rusengero byarabaye nko hanze, nk'uwashinze akabari cyangwa ibindi bintu, gusa itandukanyirizo ryaba ari irihe? Hari ikintu rero ndimo ndabona gishobora kuzaba imbere, Imana ikinga ukuboko. Urabona ko mu nsengero bamaze kubona yuko batakiharira aho batekeraga imitwe. Ubwo simvuga Pastor Mutesi, ndavugana no muri rusange. Abapasiteri batekaga imitwe mu nsengero, uba benshi baje gutekera imitwe kuri izi mbuga nkoranyambaga, barimo barasikaminga abantu, batatse ibyo bitwa ngo ni za TikTok n'ibiki. Ngiye ndimo ndareba nkasanga barimo barashaka gusemera abandi bantu babibyazaga umusaruro, ari nabyo bintu bakoramo nk'akazi, nk'ibi natwe twikorera. Ukazasanga wenda umunsi umwe abayobozi bararebye baravuga ati ariko ko tubona bwa butekamutwe bwari mu nsengero bwimuriye ku mbuga, uhazikinga. Nabyo byabaho rero, aho kugira ngo badusemere, ndagira ngo mbwire abantu baba pasiteri n'abakirisitu ba nyabo, buri muntu abe ijisho rya mugenzi we. Umupasiteri mubona akora amakosa muri potinga, agende muri potinga kugira ngo aze gusenya ibintu. Rega ibintu biradutunze, izi mbuga nkoranyambaga. Iki gihe ko hari ikoranabuhanga ryo rigezweho, ariko kurigendamo nabi zaba bibi.
cyane. Izi mbuga nkoranyambaga zidutungiye imiryango, zidutungiye abana, zidutungiye abafasha, zitumye twambara iki. rero nabonye abapasiteri barwana ngira isoni, ariko hari n'igihe ureba wabona n'umupasiteri ibintu arimo ngo ari ku mbuga nk'aha ngo arimo araganira, wabona ibiganiro n'imyifatire aba afite n'uko yitwara ukabona nta kigenda. Hari ahantu nigeze kujya Kagugu, icyo gihe najyaga nkunda kwisomera, naratangiye kujya nisomera ku gacupa nyine n'ukuntu nyine cya kigare nka bya bindi niyo Bosco yajyaga arimba ngo peer pressure. Noneho nza kujya ahantu hamwe ku Kagugu ntashatse kuvuga, ngezeyo nsanga abantu bicaye hanze gutya, bicaye mu gikari mu mbuga barimo kunywa, bose abari bahicaye bari abapasiteri narinzi, abapasiteri barimo kunywa basinze, hashize umwanya noneho batangira kurwana. Ndibaza se aba bantu noneho barambwira ngo Karabo ngo ntuzatuvemo, kandi kuko sinanabavuga amazina, ngo ntuzatuvemo, ngo ubundi ngo twebwe ngo turi abarigonde. Abarigonde ubundi ni ukuvuga ngo nabateka mutwe. Ngira ngo n'abantu badukurikiye babyumve, niba wumva umuntu akubwiye ngo uriya ni umurigonde cyangwa se umuntu akakubwira ko ari umurigonde, ujye umenya ko nyine ari iserenge bakoresha yo guteka mutwe muri social media, nako mu byo bakoresha nyine bateka imitwe. Nuko ntabwo wari kubavamo, kandi nawe wari umuvugabutumwa, niwe wari uhabasanze usoma agacupa. oye somaga icyo gihe rega gihe nari naratangiye kujya muri izi mbuga nkoranyambaga ntakibwiriza cyane, ubu nibwo nabivuyemo ibintu byo kunywa inzoga. Nukuye ahubwo ni kuvamo nibyo byo. Aba ari umuntu akongera mukabwiriza ahantu naho hatanga message. Yego ni byiza cyane. Ndagira ngo rero mbwire abantu mudukurikiye ko ibi biganiro bizajya biba kenshi, nzajya ntumira n'abatumirwa n'abandi bantu mufite impano, abafite ubuhamya, nzagira n'aka session cyangwa se akantu nzashyiramo ko umwanya wo gutanga ubuhamya. Ni ikiganiro kizajya gitambuka hano kuri ishene, kizaba cyitwa inzira yanjye cyangwa se urugendo rw'ubuzima, nimba ariko navuga ni urugendo rw'ubuzima. Urugendo rw'ubuzima muzajya mukibona hano. Icyo kiganiro kizajya gicamo abantu bafite ubuhamya buremereye, bagiye banyura mu bikomere bitandukanye cyangwa se bafite n'ibindi bintu byo kuba bavuga ariko byahahise. Rwose nawe niba ufite ubuhamya dukurikiye, ni karibu. Ikindi mushyigikire, mumfate ukuboko, hano ndimo ndikorera, nta wundi ubu ndimo ndakorera, ningira amahirwe bikarebwa, you never know, ko nanjye wenda n'ejo bundi ntazashinga radiyo na televiziyo abo mukiri. Buriya mwa bantu mwe mundeba gutya, buri muntu wese unshyigikira, ujye unshyigikira ubikunze kandi ubikuye ku mutima. Uyu munsi ahantu nicaye mama turi kumwe, nta wari uzi ko n'aka gashene nagafungura, nta n'uwari uzi ko izi ntebe nabasha kuzigurira. Twabaye mu buzima bugoye, wenda nzagera igihe mbaho ubuhamya, mama warabizi, ariko mama tuzatanga ubuhamya. Ni byiza cyane, byafasha kutanaho. Tuzatanga ubuhamya kabisa, ubabwire ukuntu watubyaye, natwe tuzagera igihe dutanga ubuhamya, tuzabitegura neza. Ubwo inzara yatwishe, papa wanyu amaze kwitaba Imana, uko twasenyewe, uko Imana yatwongeye ikaduha amazu, nishimwe muri make cyane. Tuzabivuga burya bikomeza abandi. Niba waravuye hasi utarageraga inzu yo kubamo, umuntu abona ibyawe birangiye, ariko Imana ibihera kuri zeru, umuntu akongera kwiyubaka. Iyo ubibwiye abandi ufite ikibazo ahita yumva ko ntahita kuri umuntu cyane, akavuga ati nanjye, tukabwira uko twabuze icyo kwambara, Imana ikaduha icyo kwambara. Turacanye amatara, nta wabizi ko twagize inzu irimo umuriro cyane. N'abana wabyaye rega nta wumvaga ko bavamo abantu bazima. Nzababwira ukuntu nababwiraga ko inzu banyubakiye nari nzi ko tuzayibanamo, ariko nushaka kubabwiraho gatoya. Abana rero ni nk'uvuga gutyo ngo arapfobya, afite ubumuga, uramureka ukikomereza. Mbere igihugu kirabakunda, kirabemera, ntacyo yavuga ngo nta kintu n'icyo yakongeraho. Kuvuga kandi ntacyo bitwara, umuntu baba batuvuze byinshi, ariko turacyahumeka. Nkimara aho ngaho natwe twari dutuye Kinyinya, birangira amazu ntayo tugifite, imiryango ishize n'ababyeyi banjye barapfa, ngaruka kuri zeru. Hano ku ivuko narahagarutse, nzana inzara, ko nari mu mafaranga, nzana mu agahinda ntabasha kuvuga, gateye ubwoba, ko n'ababyeyi banjye
ubwo bari bamaze kuba batakiriho, ntangira ubuzima bwo kubura icyo kurya, nari ntunzwe n'ifiriti, makaroni, ibiryo byiza, inkoko, iwacu twaramenyereye kunywa amata, njya mu buzima bwo gutungwa n'amazi, noneho nta naho kuba, ngenda gutyo, twabaye ahantu mu ishyamba, Imana bakajya bajya kuncira agasheke, umwisengeneza akajya kunyibira agasheke, tukarara tuhekenya ibisheke, ndwara ikintu bita ubuheri, ku buryo inzara yaranyishe, mbese numva ko inzara, noneho tuvuye mu bihe bitoroshye, ninjiye no mu bindi bihe by'inzara, byari ibintu bitanyoroheye, ariko abantu bose bakavuga bati ejo bazaba bapfuye, baza bakareba bagasanga turacyariho, ejo bazaba bapfuye, kugeza ubwo gutyo twabonye umushinga, leta nziza iratuvuganira, bazashaka abaterankunga batwubakira inzu rero numvaga ntabwo ndi mujye muri byinshi, numvaga iyo nzu tuzayibanamo, none nabibabwiye, navuga ati umuhungu umwe uko nzi ko ntacyo bazabasha gukora, ariko nkavuga nti basi nge nzaba hafi, nge nzaba nkiriho. Wumvaga tuzibera muri iyo nzu nge na Fideli nkamuha icyumba kimwe, none nibamara no gukura uzayashaka umugore umwe nzamushyira mu cyumba, undi mushyire mu kindi, kuko numvaga nta bundi bushobozi, ariko wumvaga tuzashakira muri iyo nzu, ntugashakira mu cyumba kimwe n'undi mu kindi, nanjye nkaguma. Ibibazo ubwo buzima twari kuba turimo. Yego, ariko Imana yarahabaye, tugira leta nziza, ndabashimiye. Babona ibi byose ntabwo ari imbaraga zacu, ni uko bajya babafata amaboko, bakaririmba, bakamuha amafaranga, ahantu hose akagira ubwisanzure, ahandi ntabwo abana bafite ubumuga bagenda nk'uko bagenda, ijoro ryose baragendaga bakaririmba, imbaraga zavuye mu bantu. Ndabashimiye rero. Ni ukuri Imana agize neza, tuzafata umwanya dutanga ubuhamya, nanjye nzababwira ukuntu nyuma yaho nyine twatangiye gushaka amafaranga, buriya nabayeho umuzunguzayi, curuza imikandara, nzunguza inkweto, mu gihe byari byemewe nyine mu gihe cya 2012. Ebana ndazunguza izuba ryose, ikindi nkajya nsunika amagare, urumva no kugenda nta marinete twabaga dufite kubera n'ubushobozi bukeye, twambaraga ingofero gusa, umuntu akayimanura ikagera mu maso kugira ngo izuba ritaza kutwica, no kubona byari hatari nta marinete. Ubwo ari ubwo buzima twiberamo, twumva isi byaranze, rimwe nigeze no gucukuraho za tuwarete, ariko uyu munsi wa none ariko uribuka ahantu wacukuye tuwarete bakanga kuyitumamo? Fideli harya, Fideli niwe wayicukuye, umuntu ngo araza ati tuwarete yacukuye n'abantu bafite bameze gutya mu isibe tutazagwamo, hasi hahura n'imyaku bahita bayisiba, ariko ahubwo uranyibukije ngo barayitabye, ni umumama wabibabwiye, ariko wa mumama, ariko uriya mumama uze kumunyibutsa inyuma ya kamera, uriya mumama yatugenzeho kuva kera, ariko turacyariho, ntumukagire ikibazo. Sina wa wundi wasanze ndimo kubaka inzu hano, akavuga ngo iriya nzu ngo ni nziza, ariko nta mugore azabona, uriya wayubatse ngo aka kazu kari gapimye neza, ngo nuko wakubatse nta kigenda, nta mugore azabona. Yego, gusa hano ihe wamugana, mujya mushima Imana, ntabwo amagambo yabuza abantu gukora. Oya, ntabwo amagambo yabuza abantu gukora, tugomba nibi ngibi ni YouTube, muhumure n'abantu badukurikiye, mube nimushaka mwe muyikurikiye ari umuntu umwe, muhumure, tuzafightinga, tuzarwana, iteleviziyo izamenyekana cyane, kuko nta cyatunanira turi kumwe n'Imana. Bo reka mbere yuko nsoza rero mbwira abantu ko mfite indirimbo nshyashya, iri kuri YouTube, yitwa kuri iyi YouTube, iyo ndirimbo yitwa Iraduhetse. Kanze nyirebe mbumvise akantu gato cyane kugira ngo muze no kuyisangaho, muyisacinge, muyirebe, iracyari audio, ariko no muri studio mfite yindi igiye gusohoka nayo, nazikoreye kwa producer witwa Barinabe. Producer Barinabe, ubundi ni nzajya ntagira ibiganiro nzajya muvuga, kuko we ngo Barinabe ni umuproducer unkorera, nanjye nkamwamamaza, ankorera indirimbo ku buntu, arahenze, studio irahenda, ariko nanjye nyine muhesha abakiriya benshi, n'abakiriya bashaka kujya kwa producer Barinabe, ndaje mbumvisha aka karirimbo gatoya, ubundi mpite mbahana nimero ye, ubundi dusoze ikiganiro. Utanjyane se gukora indirimbo kwa Barinabe, tuzabipanga, tubwire umukameramani, byose bibera live, uko wagiye muri studio n'indirimbo izarindi isohoka, byose zakujya Barinabe rwose urabe wumva. Aka kantu nako kameramani nawe araza kukandebera, nako bakankirira imbere, tuzakujyana kwa Barinabe. Kanubisha abantu ho gatoya wumva ukuntu indirimbo imeze.
zimbumvisha gato n'igisirimba mujyeho murebe. Noneho reka mbumviseho irangi ijya kurangira kugira ngo bumve bagire amatsiko nyine bajye kuyiyumvira. Abantu bose mufite imigongo ikomeye mugomba gushyiramo akabara. Nuko ubwo bagende bayirebe bayumve, nzanayikorera video ariko ndashaka abantu nyine bazire kudushyigikira bajye banaduha amafaranga kuko ndashaka no kugura ibikoresho, amakamera, ibiki byose umuntu agatangira kwikorera neza cyane akantu kandi ibikoresho nabyo bihari. Reka mbahe nimero ya Barinabe, ni umuproducer mwiza cyane mu mugane bahanzi. Nawe uraje mu kanya ubahe nimero yawe. Hari abantu bakubonye mu cyagihe ejo bundi ngo urimo urarira. Mfite agahinda. Wenda babuze na nimero yawe ngo bakugurira akantu. Bakugurire ntuza Fanta. Barinabe nimero ye ni akamenyetso ko guteranya 550 788 67 5100 0788 67 5100. Ubwo rero ndumva nawe wabaha iyawe kugira ngo tunyarutse tutaza ku by'umwanya. 0788 669 286. Ibiriho iri no kuri WhatsApp. Telefone yagize ikibazo mu telefone gatoya ariko kuri WhatsApp nzayishyiraho vuba. Wongera uyibabwire. 0788 669 286. Wahagira n'uza mumfashe nzakora amashusho, ndifuza kuzagira indi mfite amashusho n'amaudio gusa. Njyewe abantu badushyigikiye baze kureba iki kiganiro kandi bagitera inkunga. Ikindi nayo mashusho nyine badufashe kuko ndifuza ko indirimbo ya mbere wakora yamenyekana cyane twayikorana tukanekera kuri iyi channel. Ibyo byo Imana igomba kubidufashamo. Hagira abantu baza bemere bitange mu bigendanye n'amashusho. Dusoza rero ni iki wabwira abantu? No kubashimira, abifuriza amahoro, akagira umugisha kandi ikindi nabasaba no kwitwara neza, kugira imyifatire myiza, gukunda igihugu, kwiyubaha no kudateshwa amafaranga ngo atume umuntu akora ibidakwiye. No kugenda neza mbese muri make. Yego. Reka rero tubashimire, wakoze kuza mu kiganiro. Murakoze cyane. Dushimiye n'abantu mwari mudukurikiye. Imana ibarinde kandi ikomeze kubakomeza, baha imbaraga n'amavuta. Hano ni episode to episode, tuzajya tubaha ikiganiro kimwe ku munsi, ariko azajya bari ikiganiro giteguye. Ntabwo muzigera mufata umwanya wanyu nk'uyu nguyu ngo mureba ibintu nabateguriye bya fake, nk'uko wenda kera nabikoraga ntangira nyine nkora utuganiro tw'amafuti kugira ngo mbone utuviews. Ubu ngubu izina Uwiteka ararizamuye ararikomeza, ntabwo ari ukwihiringa ngo abantu ngo babone ngo guki, ariko tuzatubashimisha. Zabereka nge ndashaka kuzabatembereza nge na madamu nkabereka twajyanye ku mazi, ko twebwe ntabwo twogera muri piscine. Oya, nge na madamu iyo tugiye koga tugiye ku mazi duserutse tujya hariya ku Kagera. Niho twidumbaguriza. Amusubiye ku muco. Ni umuco n'ubundi biriya n'ibyo abazungu bazanye za piscine nazo ni nziza, ariko tuzabereka ukuntu umuco wa kera wabaga umeze, abantu bakasandura. Dore murabona na radio mu minsi mike tuzajya dukora ibiganiro turimo tubyina ibisirimbi, ibintu byakomeye. Tukiragira inka buriya niho twogaga. Mwogeraga hariya mu Kagera? Hari ahantu rero hariya ku Kagera bita mu Ruceko, ni habi cyane hariya ngo habamo ibuye, iyo umuntu hagamye ahita apfa, amazi aramujyana akamuhagamishamo. Uragenda ukajya hepfo. Buriya twashoraga inka twamara kuzikura ubundi abantu bakoga. Kandi nta nubwo n'urugomo rubabagaho, abantu barogaga bakogana n'abahungu. Barabatinyaga bashiki babo. Nibyo, reka dusoze.
Imana ibarinde rero mwese mwadukurikiye kuva ikiganiro gitangiye kugeza gisoje. Mwandika muri comment mumbwire abandi bantu mushaka. Ushobora kuba ukeneye Kanyombya, ushobora kuba ukeneye super manager, ushobora kuba ukeneye Mama Mugwiza, ushobora kuba ukeneye Mutesi Scovia. Buri muntu wese uzantuma ari Kasuku arinde uwo uzashaka kubona hano kuri izi kamera uzamubona mu izina rya Yesu. Imana ibarinde rero tuzasubira.